Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri Bwakeye TV News, ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kubyigwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News igutegurira ku makuru ajyanye n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 ikomeje kurasa ibisasu bikomeye ikoresheje imbunda za rutura ku ngabo za FARDC. Ibi bikaba biri guterwa n'uko ingabo za Kongo zanze inzira y'ibiganiro, dore ko imyanzuro yafatiwe i Burundi mu nama ya EAC hari hanzuwe ko impande zombi zigomba kuganira kugira ngo intambara ihagarare. Iyi ni Bwakeye TV News, nshishikariza utarakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kugerwa n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Ubu tuvugana rero M23 nyuma yo gufata agace ka Sake ndetse n'abaturage baba bakomeje guhunga berekeza mu mujyi wa Goma. M23 yavuze ko ikomeje gusatira bikomeye cyane kandi ko nta kuruhuka ifite cyangwa se nta mpuhwe ifitiye kugirira igihugu cya Kongo, dore ko cyanze inzira y'ibiganiro, dore ko ubu tuvugana ikomeje kurasa ibisasu bikomeye cyane ku mujyi wa Goma, ingabo za Kongo zigahunga. Ibi bikaba bikomeje guteza umutekano muke mu duce twegereye Goma, ni ukuvuga Sake ndetse n'utundi duce twa Ituri. Ni ukuvuga ko rero mu masaha makeya M23 nta gushidikanya irabifashe umujyi wa Goma. Ibi wakwibaza ngo biratera ikihe kibazo igihugu cya Kongo? M23 iramutse ifashe umujyi wa Goma, intambara iri kugenda ifata iyindi ntera, nubwo M23 yemeye gusubiza uduce tumwe na tumwe yari yafashe. Biramutse bibaye ngombwa ko ifata umujyi wa Goma, intambara yaba igiye kwikuba kabiri uko yari imeze. Iyi ni Bwakeye TV News, ngushimira amaze gukora subscribe, ariko nawe utarayikora ngira nti nyamuneka yikore kugira ngo ujye ukomeza kugerwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho ku bijyanye n'amakuru mu burasirazuba bwa Kongo. Ciao.